Akasimana point ntubabaye ntabwo ngututse yo yo oya nago ibimbabaza ni bike sibikera ni bike cyane nkajya babara cyane mwanishimye muzanga yamanishimye niyo mbye nabi ndishima kuko mba nzi ko wabyutse nabi ariko bigashira iwaso no kusigaye mvuga se ntabwo narundi cyo gifite kana nubwo nyifite no nzo tuvuga hari mujye mukabya abacyo gihe cyacu iki kisingiye cyacu niba murakubitaho kwanza hanga this is not that come express your business don't think one never mind oh my god guys umuntu nkwesheza inzara yitwa Mohammed he's the best he's really the best kandi kintu agusanga mu rugo agusanga ahantu uri ni umuntu mwiza good vibes kabisa ngewe ndamushimiye kandi bwahenze. We're still waiting for an interview with the full Mackenzies on your vlog with Pamela too. Yeah, we are. I'm actually